Ese uyu mwaka uzarangira? Iki ni ikibazo gikunze kwibazwaho n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Umwaka wa 2024 abantu bishimiye ko bawusoje ndetse baranabyina cyane rwose ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko rwose umwaka wa 2024 wagize ibyawo byihariye cyane. Hanyuma rero abantu bishimira kujya 2025 ubona ko bawitezemo ibyiza gusa kuko bavugaga ko 2024 yaranzwe n'ibibi byinshi. Aha ngaha twava nko ku mbuga nkoranyambaga harimo ibintu byinshi cyane byagiye bicicikana cyane abantu bakagenda babyibazaho. Nuko rero muri kwa kwishimira ko umwaka wa 2024 urangiye, 2025 yo ibaye agahomamunwa mu ntangiriro zawo, ndetse icyerekana ko bikabije nuko tukiri mu kwezi kwa mbere rwose ku mwaka wa 2025. Mu kiganiro gitoya tugiye kugirana nagerageje kugenda nshaka inkuru ziri kugenda zitrendinga zose nzihuriza hamwe ngo tugende tuziganiraho muri uyu mwaka tukiwutangira rwose. Ngo wahe ikaze kuri admount.new. Aha ngaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri iyi mihanda muri rusange. Ngo wahe ikaze. Ndagusuje cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana gakomeza abane nawe. Nkwibutsa ko iyi ari admount.new. Aha ngaha tuganira amakuru ya entertainment ndetse n'ibigenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri iyi mihanda muri rusange umunsi ku wundi. Ushobora kuba utabonye umwanya wo kumenya amakuru azenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Nta handi rero wayasanga, yose ndayagukusanyiriza nkayakurundira hano kuri admount.new, hanyuma rero tukaza tukayaganiraho cyane. Urumva ko rero ko gukanda subscribe ari ingenzi ndetse ugafungura n'akazogera kugira ngo ninshyiraho inkuru ujye utibona mu ba mbere. Nk'uko natangiye mbivuga, uyu mwaka tuzabonamo byinshi. Mu ntangiriro zawo duhuye n'udushya dutandukanye tuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse bikagera no mu itangazamakuru. Inkuru ya Mutesi Jolly, Vestine, Adonis, Emeline aba ngaba bararikororeye cyane ku mbuga nkoranyambaga muri uyu mwaka wa 2025. Bisa nk'aho abantu bateraga urwenya mu mwaka ushize, aho bajyaga batebya bavuga bati umwaka uzagira amezi 40, abandi ati ni 13, abandi bati ni 20. Kandi mu by'ukuri umwaka ugizwe n'amezi 12, nta handi hantu na hamwe ku isi birabaho ko umwaka urenza amezi 12. Ibi rero babivugaga bashaka kumvikanisha yuko ibintu bikomeye cyane, ndetse n'abandi bakagenda bavuga amezi agiye atandukanye. Ibi bakaba barabivugaga bagendeye ku dushya bagendaga babona tugera ducicikana hirya no hino. None ku ikubitiro tukinjira mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa mbere rwose duhuye n'udushya turenga 3. Iyo unyujije amaso ku mbuga nkoranyambaga ntago warenga umutari utarabona inkuru imwe muri izo ngizo tuvuze haruguru. Iya Mutesi Jolly, iya Adonis, iya Emeline n'iya Vestine. Uyu mwaka uzarangwa n'udushya twinshi cyane kubera iterambere ry'ikoranabuhanga, aho usigaye usanga umuntu aganira n'undi wari uzi ko ibintu muri kuganira ari ibanga, bwacya mu gitondo ukabisanga kuri murandasi. Gusa mu bihugu bimwe byateye imbere hari aho usanga bamwe baratangiye kugenda bafata ingamba kuri murandasi, social media muri rusange nyine. Mu Bufaransa baherutse gufata icyemezo gikakaye cy'uko buri muntu uzajya gufungura urubuga nkoranyambaga urwo ari rwo rwose agomba kujya abanza gushyiramo indangamuntu ye, ku buryo ibyo uzajya ushyiraho byose bizajya bihita bigaragaza imbaraga z'ubushobozi ufite mu mitekerereze yawe. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry aherutse kuburira abakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse anatangaza ko bashobora gufungwa kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 10. Ibi yabigarutseho ubwo yari ari kuri televiziyo Rwanda muri Nzeri ku itariki 12, 2024. Ubwo yagize ati aba bantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi baba babizi neza 100% ko ibyo bakora bigize icyaha. Iyo babikora bihisha inyuma y'utuzina biyita, ariko barafatwa bagahabwa ibihano bitewe n'ibyo bakoze. Inkuru ya Mutesi Jolly kakundana n'umuherwe wo muri Tanzania ucuruza intwaro niyo yabanje gutrendinga cyane hari kuwa gatanu ku itariki 10 Mutarama 2025. Ubwo ku mbuga nkoranyambaga hiriwe inkuru zivuga ko yaba akundana n'uwo muherwe witwa Saidi Rugumi Hassan. Ibi ngibi abantu bakaba baratangiye kugenda babivugaho bagendeye kuri post Mutesi Jolly yashyizeho agaragaza ko ari mu Bwongereza. Hanyuma rero account y'uyu nguyu Saidi ikaza imuha comment amushimira cyane ko yemeye kumukunda. Mutesi Jolly rwose nawe akaza kuza ayisubiza avuga ko yanyuzwe n'urwo rukundo. Aha ngaha nawe urabyumva, abantu ku mbuga nkoranyambaga kuri iyi mihanda muri rusange ntabwo baba boroshye bakurikirana akantu kose. Bihita bitangazwa cyane, inkuru itangira kwamamara cyane hirya no hino. Ubwo n'abandi bantu bagiye batangira kugenda baza bavuga ukuntu bagiye babona hirya no hino, aho kukibaza impamvu bitari byaratangajwe mbere bikakuyobera. Mu masaha make ibyo biri gutrendinga cyane, abantu bakomeje kubivuga ndetse n'ibitangazamakuru byatangiye kugenda bibyandika. Miss Mutesi Jolly yahise ajya ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, arangije atangariza abantu ko account ye ya Instagram yibwe, ashaka kumvikanisha ko yahakinzwe ndetse ibikorwa biri gukorerwa kuri iyo account ye nta ruhara ari kubigiramo.
Abantu rero bagiye banyura muri comment zigiye zitandukanye no ku maposti ya kera Mutesi Jolly yagiye apostinga, basanga n'ubundi Mutesi Jolly yagiye asubiza uyu rugumi, bikomeza kuba urujijo cyane. Mu gihe abantu bakiri muri ibyo ngibyo bakibaza uko bimeze hirya no hino, bagenda bibaza biri gushishikana kuri iyi mihanda, inkuru ya Adonis ndetse na Katia nayo bijemo gutyo. Ubundi se byatangiye gute? Adonis ku itariki ya 1 Mutarama 2025 yambitse impeta ya fiançailles Katia. Uyu Katia ni mukuru wa Miss Naomi, Miss Rwanda 2020. Ubunani bwari ubunani rwose ubwo bahamyaga urukundo rwabo imbere y'inshuti n'abavandimwe. Nuko rero bidaciye kabiri, zimwe mu nkumi rwose ziza ku rubuga rwa X zitangira kugaragaza uburyo uyu muhungu Adonis adakunda Katia wenyine, ndetse zitangira no gutangaza ko zifite amashusho y'uyu musore ari mu bikorwa by'inshimishamubiri. Ibi byatumye rwose Adonis aza akabihakanira kure, ndetse akavuga ko ari abantu babafitiye ishyari batishimira iterambere ryabo. Nyuma yaho hasakaye amashusho bivugwa ko araye, aho yoherejwe hakoreshejwe urubuga rwa Snapchat, akaba yaroherejwe n'umwe mu bakobwa bavugaga ayo magambo. Nta cyemeza ko aya mashusho ari uyu musore, kuko ibigaragara byerekana ko ari umusore ufashe mu ntoki igitsina cye, ariko isura ye ikaba itagaragara. Ibi rero ntaho wahera neza uhamya ko rwose ari uyu musore. Mu gihe abantu bagihugiye muri ibyo, Emeline wa mukobwa wamamaye ku mbuga nkoranyambaga The Ben afata ishanga rye nawe abaje gutyo. Uyu w'inkuru zaje zimuvugaho zo zaje ari agahomamunwa, ndetse binateye n'agahinda cyane ubwo abantu babibaza rwose aho urubyiruko ruri kugana. Izi mbuga nkoranyambaga rwose ziraza gukora ishyano. Ni amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umukobwa uri gushyira icupa ry'inzoga ya Heineken mu gitsina cye. Ahangaha nyine icupa yarikoreshaga nk'inshingano z'umugabo. Akaba ari naho abantu rero bahera bavuga ko ibi bintu rwose bikabije. Mu nkuru zigenda zitangazwa, amakuru agenda atangazwa avuga ko ari uyu mukobwa rwose Emeline w'ishanga wakoze ibi bintu. Iyi nkuru nayo abanyamakuru benshi batandukanye bakomeye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bamaze igihe bayibazaho, ndetse bakanayikoraho cyane bakagira icyo babivugaho. Bamwe baravuga bati naho yaba atari Emeline, umukobwa wari we wese se wakoresha icupa koko rya Heineken. Bamwe bakagira n'impungenge bavuga bati ubu se riramutse koko ryarabaye ingoroje ugasanga ryaramenetseho akantu gato, ubu koko ryahita rimwangiza rigezemo hari imbere. Ubwo abandi bavuga bati mu myanya myibarukiro koko naho gushyirwa ibi bintu. Abasenga bo bagaragaza ko ibi ari ibimenyetso by'iminsi ya nyuma, ko isi igiye kurangira. Gusa uyu mukobwa Emeline we nta kintu na kimwe arabitangazaho. Mu by'ukuri rero nawe ushyizemo inyurabwenge yawe wumva ko ibi bintu bikomeye cyane. Ku mbuga nkoranyambaga rero rwose uyu mukobwa we yabiciye biracika cyane. Bidatinze inkuru ya Vestine nayo bitunguye benshi itararongowe. Ariko itariki 15 Mutarama 2025 nibwo Vestine yagiye mu murenge asezerana n'umukunzi we Idrissa Ouedraogo, akaba akomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Byari bitunguranye cyane, ndetse n'abantu babanza kwanga kubyemera kubera ko nta mafoto bari bafite kuri iyo tariki. Amafoto rero yaje kugaragara bukeye, abantu rero batangira kubyemera gutyo, bitangazamakuru birandika hirya no hino, ibintu birakomera. Gusa impamvu byatunguranye nuko abantu batari bazi imyaka Vestine afite, bumvaga ko Vestine rwose akiri umwana atarageza imyaka, cyane cyane ko arangije segonderi umwaka ushize. Bikaba bigikomeje kwibazwaho cyane kuri iyi mihanda. Uyu mugabo kandi arusha imyaka 14 Vestine. Gusa amakuru haravuga ko Idrissa rwose atunze agatubutse. Ngayo nguko rero ni amakuru bari gucicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga banagiye gukusanyiriza. Uyu mwaka se wowe urabubona gute? Duhurire muri comment. Niba ubana nanjye umunsi ku wundi ukaba warakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Niba nawe utarayikora tukaba tugeranye kuri uyu munota, ihangane wigore uyikande, hanyuma ufungure n'akazogera duhurire mu yindi nkuru. Ciao ciao, ndabakunda cyane.